SP wambere avuyemo nutsinda wereze umuntu wawe iki kabiri gatatu aha Twafunze ko watsinzwe cyangwa watsinze bari muhereza arya yatasho bino witamikire kwanza umuntu anakava mu icumi TV Rwanda twongeye tubagarutse babashyitsi bacu babaye abasangwa neza ubu ngubu noneho ngo bazanye amagi ngo tugiye gusiganwa umuntu ahetse umuntu we utanga undi araza arya amagi hangaha urumva noneho tuze no gukora izindi exercice ubwo no guhekana sinjyo kazo kayo no guheka umuntu wawe nawe ndaheka umuntu wanje ubwo tusigana uza mbere ararya atamike n'umuntu birangize tuze gukorana makeri umuntu ngangahe ushobora gusangira na mugenzi wawe cyangwa se ugafata rimwe n'undi agafata irindi sibyo cyangwa mugasangira ubwo biraterwa n'uko mubigenza noneho nibyo nta kibazo ufite nani nutsindwa ibyo oya kuvuga ko ari bimwe wowe nawe niba mutsinze uraza ufate rimwe ndafata irindi urumva noneho habeho no gukira na makeri sibyo ubwo abatsinda nuko uko imeze reka dutangiye shyira hariya nikomeza uko okay kabiri gatatu aha ariko uzi ko mwanyibye burya ni bagiye ko ari kabiri nimugire gute bakumira amashyi ni mwoze mwagoso aya ntari mwabitsinze sha ntabwo tuzabatsinda ariko ubundi ngewe abo kwibagirwa ntabwo ari kuntsinda ndabizi amahirwe tugiye kwa ntibibagirwa sibyo oya tugiye kuri exercice tugiye gukora makeri nubundi bavuga se bo ntabwo tugiye guhiga nabo baduheke se urumva ngo wiki subiramo amani afite ibiro byinshi urabona atarabikoze umubiri kugina makeri bonyine sawa nibyo kuko mujyeho muri makeri cyane dore makeri ni gutya rero ni ukuvuga ngo umuntu uri gutsinde aragera hariya aratuma mugenzi we ati turu rimwe gusa n'ubu utsinda yagarutse nibaza n'abagiraho menshi kugira ngo dukubite turabayarira barike ntaribi nta baby nta kibazo okay urafana umuntu wawe nanjye mfana uwanjye wowe makeri kuno wigize ugomba kugera hariya kuri gatandatu mukagaruka hano ni makeri ugiye gukora makeri urumva urageza hano kuri gatandatu sibyo hariya nyine twayirukanze uhita ugaruka ngaha ubwo nurabikora nabi aravamo nurabikora nabi aravamo oya ugomba kwikora neza makeri ni gutya sibyo nawe ugira iki ku munani twagiye ku munani oya mugere kuri karindwi gira vuba rimwe kabiri gatatu komeza ni wowe sunyuma ese ni bande uri kubana ni bande bari kubana rimwe kabiri gatatu SP wambere avuyemo SP aho kata
komereza komeza nawe komeza komeza nta kibazo oya aho ngaho ariho ese we yahageze ubundi yarageze si ari muri 14 n'ubundi no sekunde yageze ndi ko undi yarangiye ka ngayirire igihe yewe twavuze kangahe 14 ntase kuki yako nawe nahanga muramuje ariko oya ke ntago wameza ngo ntago ugewa nagize abantu ukuri Amani TV bazabire nta muntu bibye pe bano mwebwe ari umuntu abwo bibye oya ari ubwo bafite wapi pe uno munene oya urumva rero ahubwo noneho reka natwe tugiye kujyaho kuri makeri noneho ngewe nutsinda wereze umuntu wawe iki kabiri gatatu ese ama uno guseka cyane n'umuntu utega mama rimwe ryawe tangira icyakora wereza uriya muntu wawe basirira bazimwohereza atyo yatashoboka bino witamikire kwanza umuntu anataka mu 10 ndapuresha amaterezira gatsina numva mwana ngahandi none wowe tugiye gukora iki shamva nkubwiza ukuri kayu yo mani nize gutari kureba mani nako se ko bandadiye wakinuwe ni ukuri kw'Imana urumva urabahe ahubwo siko wowe ntago agiye kubahemba ngewe ntago ndi kureba pe ugiye kugwa mu munwa muri nuko ako tugenda umwe tutaza kugongana umwe kugira tutagongana ngo twahita tugongana hano wenda ni umurapa irika nawe azubwira tuhageze yego turababwira wowe si gatandatu urahagarara utekereza kandi wese maze ndebe bari bakubwiye uri kumva nawe banzirebe indese harimo kubara wa mujede none se nyine kuya gutubare nawe bara ni muri umva ni kujya muri kangahe ureba hantu gatanu umanure nawe tukomeye kugera muri gatanu muri gutinda sawa twagiye nangire kamanzi reka mbanze umva kayo yo niza kutari kuri urumva ako se ntundeba wowe ntago ndakureba gute kandi umva kayo yes ubu tugiye gukora turahumye ubu twabaye impumyi aga n'abantu batuye imbere oya turabagonga ntabwo turi kureba ubwo twavira mu nzira tugiye gusimbuka tugera muri gatandatu ubwo wowe urabanza kugira tutaza kugongana ubwo nonsinda nyine nakundi genda ubwo ngenda za nyuma urangije ibyawe urahita uvuga ngo nahagaze ugahagarira naho gusimbuka cyane kugenda urakugera muri kangahe ni gusimbuka genda bisanzwe kugenda uzumubare oya ntabwo simbuka man nuwasimbuka nibyo byiza ubwo se wabinyuri bubi asimbuka nibyo wanavunika mana hangaho oya naguvunika icyambere umubare uri gutekereza wabonaga wowe uri gutekereza wagiye gerbo nawe nagiye sawa ubwo nuwaga uvuge ngo urahagaze muri kanga yaje wowe ukora si gatanu se wageze se kayuko utavuga uretse impumyi yanjye kutavuga mwa esprime sha kutavuga kayu ngeri kugenda mbabarira ntabwo uragerayo aha andi nukuri kw'Imana umuntu ntabwo ari kureba ikibazo araza kugwa mu byumba ndakeka ari hano ngewe hagarara aho ngaho nubwo ni njyewe ugiye kujyaho sibyo ni muri kangahe tuhagarara oya byarangiye tuzi umva cameraman mufungire neza ivi mufungire neza uwo mujama ntanyita oya mufungire sisa hangara
nahagaze. umukobwa umwe aza abafungura Yewe Kayuza yaransinze. umva yahagaraye neza ngira umbaga ari mara Tuwa Kayuza yarebaga baragasa. Nanakwemeza genda nabanje ndabara ubundi hariya. Nagiye ndikubara ubundi ngenda ndikubara tu. agenda baramanuka Nagiye mbara tu. Ese 12 kimushoye wanjye yakubwira ngo yakushije imibare ubu ajya muganga w'ubungubu natatu. Wewe nibishaka nuko bona nagiye nibagirwa nta nubwo kusigarure nini. Ciao. mukore muvuga mani ko mwabaye Reba urebe pe. Amagi murayakorera pe. Ayo usibanze yamwita umugafuka. Nawe amazuru Uza mukora ariko ntabwo mvuga amazuru. uri gushyira mu mazuru nanjye mushyire mu mazuru. Nanjye mushyire mu mazuru. ndakureba Igabanya nidubanza yo. Okay. Action. Nidubanza yo. amani utamusirize muri gatanu ese ko muri kumubwira ngo genda wahagaze. oya mwihorere mwihorere Oya nyine atubwire mana. nyine mwihorere abanza arakubwira gute atari yanyurwa Umva. Action tubwire uri kujya mu mufuka kabisa. oya ariko ntari biyakontorora ntabwo arahaguruka
cyane. Twafunze ko watsinzwe cyangwa watsinze. Nizendiye. Nageze. Ese wewe unafungurira wewe. Nyine sisi byara. Tumye nkubita umutwe ngo ndume kundeba. Mwine watsinzwe. Fatima. Reba ziti. Yazamuye cyagiye tubabwira ngo nimuzamure gutya sibyo ahita azamura amanura asiga akantu uri kubibona ko ahubwo se we kutavuga hari uri kubibona ko yego usi wafungiye aho iyo ugaruka so Okay, mukore indi exercise mushaka. Wowe namwe urashaka. ngenda nshaka Ngaho ukora exercise. Ukora exercise. Komeza wamama itugaruka Aho. Shaba yari cyose. akondi yakwinjira kuko tureba umuntu aguye mbere Oya nuko bimeze. umuntu uri imbere y'umuntu. Okay. Reka barye yose turangize. Mwereze arye. Nabarye Bakira ibyo nawe. Nubwo watsinzwe. Nubwo watsinzwe. Gomoki, nubwo watsinzwe bageze ngo turiye by'umuntu. naniriye ryo Kandi nawe bravo. aya ndiye ibyo yuko ambuye arambaba Arakubabaye. Ariko bana yanjye. Amagi yabikoze hanga. Umva. Yewe munsi. umukino wa buryo Washaka tuzashyiramo amagi. gutegura udutakunda tungaye tw'inkoko Ukunda inyama ntabwo. inyama z'ihene Angahe sawa. Abantu mwese angaha amatungo neza. Abantu bo kuri Amani TV Rwanda si wese utega inzara cyangwa baje muri siporo y'ahantu. Urumva abantu bo kuri Amani TV Rwanda turabakunda cyane.
cyane muri komantere zanyu, ndagira ngo mushyiremo murebe uburyo twagiye dukina siporo twagiye nahagorewe umutwe ntashyira umeze gutya nahagorewe uyu nguyu we n'inzara zawe nakubise umutwe ku nzu ndeba ambuye icyuya yumviye ku mutwe kore sambu urumva gusa byo turabashimiye cyane ko sisi mwakoze muri no ku magi urumva abantu bo kuri Mani TV Rwanda ndagira ngo bazarusheho kandi bajye bakora like na share baratubwira ese twaza dukora imeze gute ese ikupe yaje kuzora by'agaciro kabisa turi kubera mwebwe noneho mugomba kujya muhoramo turayikinga buri munsi munahora dusengera kugira ngo dukomeze tugire neza n'abaturage mbese icyo nabasaba ni uko mugomba kugeza kure abandi bakeneye kuza sibyo bakeneye kwigisha siporo ntibaze nk'icyo gusa bazaze bishyura none se ari ikibazo yangewe basaze amakapo akeneye kuzaza baza gukora siporo bajye baza gukora nta kibazo kirimo umenye burakumva oya nta kibazo ngicyo nshaka nuko amakapo akora siporo ku buryo nyine bazaza buriya siporo gatuma abantu bahuza cyane niyo mpamvu kugira ngo umuntu sportif w'umwana muto soga siporo bituma umuntu aruhuka mu mutwe ibintu bikagenda neza abantu bo kuri Amani TV Rwanda turabakunda cyane kandi turabashimiye cyane ubona akagaruka bye. Jim.